mwene data ni gute twakirukana imyuka mibi y'abadayimoni? Noneho ikibazo twakibaza, ese birashoboka ko umuntu usenga, umuntu uri mu idini, abo twita ngo n'abakristo, yatunga abadayimoni? Ariko ngiye kukubwira bimwe mu bimenyetso by'ingenzi byerekana ko abadayimoni bashobora kuba bari ku buzima bwawe. Kuko dayimoni icyo agambiriye ni ukuyobora ibitekerezo byawe. Izina ry'Umwami Yesu ni umunara ukomeye, umukiranutsi ahungiramo agatabara. Nta muntu wageze kwa Yesu ngo atahane uburwayi, nta muntu wageze kwa Yesu ngo atahane abadayimoni, kuko nta kure Uwiteka atakura umuntu. Inkota y'Uwiteka iri muri imbaraga z'umubiri, iri muri imbaraga z'umwijima, iri muri imbaraga z'abadayimoni zaharukiye gutoteza abana b'Imana. Izo mbaraga zipfe nonaha, izo mbaraga zipfe nonaha mu izina rya Yesu. Shalom muvandimwe unteze amatwi, ndakwifuriza ubuntu n'amahoro biva ku Uwiteka Imana yacu mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kuganira uburyo twakirukana abadayimoni. Imyuka mibi, imyuka yanduye, imyuka y'abadayimoni, imyuka y'umwijima, ikibi cyose cyari cyarafashe ubugingo bwacu. Uyu munsi tugiye gusenga isengesho ryo kukirukana mu izina rya Yesu. Wowe unteze amatwi ube hafi, kuko uyu munsi Umwami Yesu agiye gukora ibidasanzwe mu buzima bwawe. Haleluya. Mbere ko dutangira, reka tubone dusenge. Uwiteka Mwami w'isi n'ijuru, ndagushimira guhimbaje, urera kandi uraboneye. Niwe Imana yonyine ibaho. Hari ibyiyita Imana, hari ibishyize hejuru, hari ibyikize mu myanya bidakwiye kuba birimo, ariko ibyo byose bicishwe bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Nkuzamuriye amashimwe Uwiteka, uberewe wa Isiraheli. Izina ryawe ni Uwiteka Nyiringabo. Uri indwanyi, uri umuneshi, n'ikimenyimenyi, wirukanye se kibi, umwirukana mu ijuru, amarwa nk'umurabyo. Na n'uyu munsi kandi Mwami mwiza, ukomeje kuturwanirira, ukomeje kudutabara, wadukuye mu bikomeye, natwe turishima. Mwami, tugiye kwiga ijambo ryawe, turakwingiza ngo ubane natwe. Ikibi cyaza kudusahura, ikibi cyaza kuturangaza, ikibi cyaza kwangiza iyi gahunda, kirimbuke mu izina rya Yesu. Sabiye umuntu wese ugiye kumvira ijambo, sabiye umuntu wese ugiye gufatanya nanjye gusenga, Umwuka w'Imana abane natwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye bavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu, Umwuka w'Imana amanuka akabana nabo. Uwiteka ndakwinginze umanuka ubane nanjye, yaba njyewe n'unteze amatwi, uduhurize hamwe, uduhurize ku birenge bya Kristo, tuyoborwe nawe mu izina rya Yesu. Mwene data, ni gute twakirukana imyuka mibi y'abadayimoni? Tugiye gutangira twiga ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 4 guhera ku murongo wa 23 kugeza kuri 25. Aragenda, uwo ni Yesu. Aragenda iruhande rw'inyanja y'i Galileya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andreya mwene se, barobeshaga urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo. Arabahamagara, uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Ku murongo wa 23, Yesu agendera abigarira hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akizira indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara Isiriya yose. Bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe, n'abatewe n'abadayimoni, n'abarwayi ibicuri n'ibirema, arabakiza. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya, ni Dekapoli, ni Yerusalemu, ni Yudaya no hakurya ya Yorodani. Mwene data, Mwami Yesu yakoze umurimo udasanzwe hano mu isi. Kandi umurimo w'Umwami Yesu ntabwo wari umurimo usanzwe, wari umurimo wo gutoza. Niyo mpamvu uzumva Umwami Yesu bamwita Rabi, Rabai. Umwami Yesu icyari cyaramuzanye ni ugutoza ingabo zidasanzwe, ingabo z'Uwiteka, kuko Umwami Yesu niwe mugabo w'ikirenga w'ingabo z'Uwiteka. Haleluya. Icyari cyamuzanye rero ni ugutabara abantu. Muvandimwe, niba wumvishe iri jambo nsomye, nuvuga ngo ubutumwa bwa Yesu bwari bugizwe n'ibice nka 5 by'ingenzi. Igice cya mbere cyari ukwigisha abantu ijambo ry'Imana. Igice cya kabiri cyari kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Igice cya gatatu cyari gukiza indwara n'ubumuga bwose. Igice cya kane kwari ukwirukana abadayimoni, ndetse n'ikindi gice cya gatanu kugaburira abashonje.
imfubyi, abapfakazi n'abababaye. Nta muntu wageze kwa Yesu ngo atahane inzara, nta muntu wageze kwa Yesu ngo atahane uburwayi, nta muntu wageze kwa Yesu ngo atahane abadayimoni. Ngubwo ubutumwa bwari bugize umurimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Bavandimwe, iyo urebye mu ijambo ry'Imana ugahera mu itangiriro ukageza igihe umwami Yesu yaziye ku isi, nta kindi gihe twigeze tubona hirukanwa abadayimoni. Hakozwe ibitangaza bikomeye cyane, abahanuzi bakoze bidasanzwe, bigishije ijambo ry'Imana. Eliya yaraje, Elisa yaraje, Daniyeli yaraje, haje abadasanzwe, Mose yaraje, ariko muri abo bose nta n'umwe wigeze wirukana abadayimoni. Umwami Yesu niwe waje atwigisha ibyo isi itari izi, atubwira ibyari biboshye benshi ariko abantu batari bazi. Ibyo ngibyo nta bindi ni imyuka yitwa abadayimoni. Mwene data, abantu benshi uyu munsi wa none baraboshywa, abantu bamerewe nabi, abantu bari mu buribwe, abantu bari mu bubabare, kandi ntabwo bazi inkomoko y'ibyo byose ko ari abadayimoni. Ariko uyu munsi umwami Yesu agiye kugutabara, umwami Yesu agiye kuguteturaho icyakuboshye igihe kirekire. Umwami Yesu yiteguye kugutabara mu izina rya Yesu. None twakibaza ngo abadayimoni ni iki? Iyi myuka umwami Yesu yirukanaga mu bantu, iyi myuka ifasha abantu bugwate, iyi ni imyuka nyabaki. Abadayimoni ni imyuka mibi, ni imyuka yigometse ku Mana. Izi ni ingabo za Sekibi, ni ingabo za Satani, ni imyuka igambiriye kurimbura abana b'Imana. Iyi myuka irabizi yuko izarimbuka. Uribuka Yesu ageze mu gihugu cy'Igadalani, agiye kwirukana abadayimoni mu mugabo wari uri ku marimbi. Abadayimoni baramubwiye ati, mwami, ugiye kutwirukana mbere igihe cyacu. Ruvuga ngo barabizi yuko bazarimbuka, iherezo ryabo ni umuriro utazima, ariko ntabwo bashaka kugenda bonyine. Umwami Yesu ntabwo yigeze atubwira inkomoko y'iyi myuka. Oya, ntabwo yatubwiye ngo yakomotse hehe, yavuye hehe, yaje ite. Oya, icyo yatubwiye umwami Yesu ni uburyo ino myuka ari mibi. Iyi myuka itera ibibazo, iyi myuka itera indwara, iyi myuka itera ibigeragezo bigiye bitandukanye mu bana b'Imana, kandi ko iyi myuka igomba kwirukanwa mu bana b'Imana. Ariko bamwe mu bigisha ba Bibiliya, bamwe mu basoma Bibiliya bakunda guhuza iyi myuka y'abadayimoni n'icyo twita ngo ni abanefilimu. Iyo usomye mu itangiriro igice cya 6 tubona yuko abana b'Imana, ubwo n'abamarayika, babonye abana b'abantu barabishimira, bifuza kuryamana nabo, baramanuka batoranyamo abo bashaka baryamana nabo. Uko rero kwihuza havuyemo ibyimanyi byitwa abanefilimu, byatumye icyo gihe Imana irimbuza isi umwuzure. Abanefilimu rero barimbutse mu gihe cy'umwuzure, nibo baje gukomokwaho n'ibiremwa byitwa abadayimoni. Ni ukuvuga ngo ni abanefilimu batakaje imibiri. Ariko ibi ni ibitekerezo by'abantu basoma Bibiliya cyangwa se abigisha ba Bibiliya bahuza imyuka mibi y'abadayimoni ndetse n'abanefilimu. Hari amoko rero menshi y'imyuka mibi. Hari imyuka yanduye, hari imyuka yisanisha abapfuye, abantu bapfuye imyuka ikabisanisha. Tuzi umwami Sawuli wagiye gushikisha Samweli, ntabwo yashikishije Samweli nka Samweli, ahubwo bakoresheje umwuka wisanisha, icyo twita familiar spirit. Hari n'indi myuka igiye itandukanye. Nko mu Rwanda hari imyuka ngo za Nyabingi, hari imyuka y'imandwa, hari imyuka y'abazimu, hari imyuka myinshi. Ibi byose ni imyuka mibi, ibi byose ni imyuka yanduye, ni imyuka igambiriye kwangiza abana b'Imana. Akaba nayo myuka tugiye kwirukana uyu munsi mu izina rya Yesu. Haleluya. Abadayimoni rero ikintu kidasanzwe umwami Yesu yatubwiye nuko bafite ibitekerezo, bafite imigambi, bafite amarangamutima. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Matayo 12 uhereye ku murongo wa 43 haranditse ngo, dayimoni yavuye mu muntu anyura hadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura. Bisobanuye ko dayimoni ubundi abona amahoro yari mu muntu. Ntabwo abadayimoni bashobora kuba hanze y'abantu. Oya, niyo mpamvu umuntu abirukana nyine bakanga kugenda. Abadayimoni babaho bari mu maraso y'abantu, babaho bari mu mubiri w'umuntu, cyangwa se by'amaburaburizo bakaba bari mu mubiri w'itungo cyangwa se n'ikindi kintu gifite ubugingo. Umurongo wa 44 akavuga ati, reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Ubwo ni muri wa muntu yirukanwemo. Yagereyo agasanga iri mu busa, ikubuwe, iteguwe. Ni ukuvuga ngo iyo aje agasanga mu bugingo bwawe nta kibereyemo, nta mwuka wera ufite, nta mbaraga z'Uwiteka zikurinze zikurimo, dayimoni abona yuko umubiri wawe ari nyabagendwa. Umurongo wa 45
niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo ibyo hanyuma y'uwo muntu bikarusha ibya mbere ko bibi, niko bizaba kuba iki gihe kibi. Abadayimoni nuko bameze, bagira imigambi, bagira plan. Arakureba akagupangira, arakureba akakugambanira, arakureba akagukorera ibibi ku bugingo bwawe. Arakureba akareba umuntu wakugirira nabi akajya kumwoshya kugira ngo akugirire nabi. Mu yandi magambo, abadayimoni bameze nk'abantu, icyo dutandukaniyeho nabo nuko badafite imibiri. Ntabwo bafite imibiri nk'iyo dufite, ariko ibitekerezo, imigambi, uburyarya, ubugizi bwa nabi, uburakari, ibyo byose bihuje n'abantu bo muri iyi si ya none. Noneho ikibazo twakibaza, ese birashoboka ko umuntu usenga, umuntu uri mu idini, abo twita ngo n'abakristo, yatunga abadayimoni? Iki ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Kuvuga utaha kuko nsenga, kuko nge ndi umurokore, ngewe ndi umudive, ngewe ndi umuyehova, ngewe ndi umusilamu, nta abadayimoni bahurira nanjye. Ubundi umuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza aba ari icyaremwe gishya, umwuka w'Imana batuye muri we. Bivuze ngo rero ntago imbaraga z'umubi zamufata bugwate, ariko imbaraga z'umwijima zamutera ibitero. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo turwanye Satani n'abazaduhunga. None tuzamurwanya ntaho mwahurira. Ni ukuvuga ngo rero umukristo ashobora guhura n'ingorane nawe, umukristo ashobora guterwa n'abadayimoni nawe, umukristo abadayimoni bashobora kumuteza ingorane runaka. Ariko aho umukristo atandukaniye n'utari umukristo, nuko abadayimoni batamufata bugwate ngo bamuyobore ibitekerezo bye. Kuko dayimoni icyo agambiriye ni ukuyobora ibitekerezo byawe, ukabaho utakitekerereza, ukabaho utakiyobora, ukabaho utagikora bijyanye n'imitekerereze yawe ya nyayo, ahubwo ukaba ufite ikindi kikuyobora muri wowe. Niyo mpamvu abantu baribaza ngo nukubera ikibi bigwira mu isi, nukubera iki hari abantu b'abagome banze guhinduka, nukubera iki abarozi badahinduka, nukubera iki abicanyi badahinduka, nukubera iki abatwaza abantu igitugu badahinduka. Ukabareba ako ntibahinduka, ni babandi. Impamvu ntabwo ari bo, nuko bamaze gufatwa bugwate. Mwene data ndagusabira kugira ngo ntihagire icyo gufata bugwate, kandi nawe wafashwe bugwate ndagusabira uyu munsi wa none ngo icyagufashe bugwate kikure kure mu izina rya Yesu. Abadayimoni bafata umuntu bugwate. Ruvuga ngo hari ibintu bibiri, hari ukuba abadayimoni bagutoteza, bakakubabaza, bakaguteza indwara, bakaguteza ubukene, bakaguteza ibigeragezo, bakaguteza ibyago, ariko ugifite umutima wawe nama, ukitekerereza, batarashimuta umwuka wawe. Umwuka, kuko umuntu agizwe n'ibintu bitatu, agizwe n'umubiri, agizwe n'ubugingo, akagirwa n'umwuka. Umwuka wawe rero ni cya gice Uwiteka yaremye, naho ubugingo ni igice gihuza umwuka wawe n'umubiri. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yaremye umuntu ngo nuko umuntu ahinduka ubugingo buzima, noneho hakaza n'umubiri. Umubiri rero ni cya gice kikwemera kuba muri iyi si y'ibigaragara. Abadayimoni bashobora kuba mu mubiri wawe, bakaguteza indwara, bakaguteza ububabare, bakaguteza ibigeragezo, bakaguteza ibyago. Abadayimoni bashobora kuba mu bugingo bwawe, amarangamutima yawe, bakaguteza uburakari, bakaguteza umujinya, bakaguteza ishyari, bakaguteza umunabi, bakaguteza ubusharire, bakaguteza kubeshya, bakaguteza kurimanganya. Ariko abadayimoni iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ntabwo bashobora kwataka umwuka wawe. Igice cy'umwuka ni igice cy'umwimerere cy'ingenzi. Iyo rero dayimoni yamaze gufata icyo gice, mwene data, biba bigoye. Satani aba yagufashe bugwate, Satani aba yagucakiye. Ariko uyu munsi ndagusabira kugira ngo cya kindi cyifuza kugucakira, cya kindi cyifuza kugufata bugwate, gikwira imishwaro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Umuntu rero utizera Yesu, umuntu wanze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, ari mu manegeka. Kuko dayimoni birashoboka ko yaramufata bugwate, birashoboka ko yamuyoboza igitugu, birashoboka yuko atari ukiyobora uyu munsi wa none. Babasambanyi mureba, babicanyi mureba, babanyerugomo mureba, babapfumu mureba, abapfumu, babarozi mureba, abenshi muri bo Satani yamaze kubafata bugwate, abafite mu biganza. Ntabwo aribo bakiyobora, ahubwo arabayobora. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka akugirire neza mu izina rya Yesu, kuko nta kure Uwiteka atakura umuntu. None se niba ibimenyetso byerekana ko abadayimoni bari ku buzima bw'umuntu? Ibimenyetso ni byinshi, ariko ngiye kukubwira bimwe mu bimenyetso by'ingenzi byerekana ko abadayimoni bashobora kuba bari ku buzima bwawe.
noneho nawe utangire usenge, utangire umenye icyo uhanganye nacyo. Indwara zanze gukira, baraguha imiti y'indwara runaka, ariko aho kugira ngo indwara ikire ahubwo ikarushaho kwiyongera. Cyane cyane indwara zihererekanywa mu miryango. Ntabwo bisobanuye ko indwara zo ziterwa n'abadayimoni, hoya. Hari indwara zishobora gukurwa n'uburwayi busanzwe, ariko niba indwara ubona yaranze gukira, ukabona indwara ikomeza ko kwizirikaho, indwara ukabona ikomeje kukubaha akarande, mwene data, birashoboka yuko imbaraga z'umubi zaba zibyihishe inyuma. Ubwoba budasanzwe, umuntu ukabura umunyabwoba, ugatinya naho bidakwiye kuba ari ngombwa. Ubundi hari ubwoko bubiri bw'ubwoba. Hari ubwoba bwiza bwo gutinya gukora ikibi, ariko hari n'ubwoba bwo gutinya gukora icyiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo twaremanywe umwuka udushyira mu bubata bw'ubwoba. Iyo rero wabaye imbata y'ubwoba, icyo ni ikimenyetso cy'uko abadayimoni bari ku buzima bwawe. Ubwoba n'umwuka mubi w'abadayimoni. Umuntu abadayimoni bariho yumva hari ikintu kimutsikamiye, kumva uraremerewe. Wowe uremerewe, ngwino usanga Yesu arakuruhura. Ni ukuvuga ngo hari ibintu biremerera abantu ukagira ngo urikoreye kandi utikoreye. Kumva uraremerewe, ukumva uratsikamiwe. Wowe uneza amatwi uri kubyumva, ariko uyu munsi ndagusubira kugira ngo cya kintu kikuremereye, kimwe kigutsikamira, kiveho mu izina rya Yesu. Ukumva ikintu kiragutsikamiye, ukumva wikoreye ikizigo runaka utazi. Mukristo ageze ku musaraba, ikintu cya mbere Uwiteka yamutuye ni ikizigo cyari kimuri ku bitugu. Uyu munsi rero icyo kizigo kikuremereye, icyo kizigo kigutsikamiye, Uwiteka kigukureho mu izina rya Yesu. Ikindi kimenyetso ni ukurota inzozi mbi. Kurota abantu baza kukuniga, abantu baza kukwica, abantu baza kuguta mu cyobo, abantu baza kuguta muri za ruhurura, abantu baza kukugaburira mu nzozi, abantu baza kugusambanya, abantu baza kukugirira nabi. Ugahorota intambara, ugahorota abagutoteza, ugahorota abantu bakwirukankana. Icyo ni ikimenyetso simusiga yuko imbaraga z'umubi zikuri ku gakanu. Nawe ukwiye guhaguruka ugasenga kugira ngo izo mbaraga z'umubi zikwire imishwaro mu izina rya Yesu. Ikindi kimenyetso, guhorota umuvandimwe ugasanga abayeho neza, nta kibazo afite mu buzima bwa buri munsi, ariko yarahorose. Yarahorose umunsi ku munsi, arahorota, amaraso amushiramo umunsi ku munsi. Birashobora ko ufite indwara runaka, ariko niba ugiye kwa muganga bagasanga nta ndwara ufite, bagapima bagasanga nta kibazo gihari cy'indwara igaragara. Hari imbaraga z'umwijima zigotomera amaraso yawe, hari imbaraga z'umwijima zigotomera ubugingo bwawe. Izo mbaraga rero ukwiye guhaguruka zikarimbuka mu izina rya Yesu, kuko umwami Yesu yiteguye kugutabara mu izina rya Yesu. Ububata, abadayimoni barabata nshuti zanjye. Ubusinzi, ubusambanyi, kubeshya. Niba hari ikintu cyakubase runaka, menya yuko inkomoko nta yindi ari abadayimoni. Ububata bwose aho bwaba bukomoka hose, kunywa itabi, kunywa ibiyobyabwenge, ububata ubwo ari bwo bwose, nta yindi nkomoko yabyo ni abadayimoni. Ubutinganyi inkomoko yabyo ni abadayimoni. Nta handi bikomoka Sodomu na Gomora. Ni imyuka y'ubusambanyi, ni imyuka ya Jezebel. Imyuka y'ubutinganyi ni imyuka mibi cyane, ni imyuka y'abadayimoni mibi. Iyi ni imyuka igambiriye gukurura uburakari bw'Uwiteka ku nyoko muntu, kugira ngo inyoko muntu irimbuke ako kanya, nta n'umwanya ihawe wo kwirihana no kwitegura. Icyo Satani agambiriye. Ariko umwuka w'ubutinganyi ndawirukana ku bana b'Imana, ndawirukana mu itorero, ndawirukana mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu. Ibibazo mu rushako, abadayimoni ntabwo bakunda ko umuntu ashaka. Abadayimoni ntabwo bakunda ko umuntu yubaka urugo ruri mu mahoro, kubera ko urugo niyo institution ya mbere Uwiteka yaremye, niko rwego rw'ibanze Uwiteka yaremye. Urugo rero rumeze neza, n'izindi nzego zose zirushamikiyeho kuzamuka, ukagera ku nzego z'igihugu, ukazamuka kugera ku nzego z'itorero, zose zigenda neza. Iyo mu ngo rero byacitse, iyo mu ngo byanze, n'ahandi bigenda nabi. Nta muyobozi waguha serivisi nziza mu rugo rwe bimeze nabi, nta mwarimu wakwigisha neza abanyeshuri mu rugo bimeze nabi, nta muganga wavura abantu neza mu rugo bimeze nabi, nta muyobozi wayobora igihugu neza mu rugo bimeze nabi. Mu rugo niho h'ingenzi. Abadayimoni rero barabizi, bazi guteza ibibazo mu ngo z'abantu.
Niba rero ubona ibibazo bidashira, ibibazo bikazakaza ibindi, nta yindi mpamvu. Ntago ikibazo ari wa mugore wawe ngo niwe mubi, cyangwa umugabo wawe ngo niwe mubi. Oya, ikibazo ni abadayimoni, ni imyuka mibi igambiriye gutoteza abana b'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo turwana nabi imibiri n'amaraso, oya, turwana n'imbaraga z'umwijima z'ahantu ho mu ijuru. Ibibazo by'abadamu, ubugumba, gukuramo inda, ibibazo by'imihango n'ibindi bishobora kuza ari uburwayi busanzwe, ariko niba ibibazo bikomeza kwisukaswa ku bugingo bwawe, umaze igihe ukuramo inda, abaganga ntibakubwira impamvu, ntibakubwira inkomoko yabyo, muvandimwe, ni abadayimoni, n'imyuka mibi. Ubugumba, urajya kwa muganga bagapima bakavuga ati ko nta kibazo tubona, ni ukubera icyo udasama, kuki utabyara. Ujya gusama imbuto abadayimoni bakayimira. Ariko uyu munsi cya kindi kikubuza kubaka urugo rwawe neza, cya kindi kikubuza kubyara, cya kindi kikubuza gusama, cya kindi gituma ukuramo inda, Uwiteka kimena umutwe mu izina rya Yesu. Uwiteka kimena umutwe nonaha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Noneho hari ikindi kintu twita ngo ni near success syndrome. Ni uburwayi bwo kuba wendaga kugera ku kintu, uragiye ukoze ikizami cy'akazi, wendaga kukabona neza, bati haraburamo ikintu runaka, ukabura kabuze, ugatangira business, wenda kubigeraho neza, hakaza ikintu utazi gakubita hasi. Umusore yakubwiye ko mugiye kubana, mwateguraga ubukwe, bigeze kure, kera kabaye ati urabizi burya nisubiyeho. Kuba wendaga gutabarwa ntabwo bisobanuye kuba watabarwa. Nta kindi rero kiburizamo gutabarwa kwawe, nta kindi kiburizamo kamasezerano yawe uyageraho, n'imbaraga z'umwijima. Ikindi kintu abadayimoni bakoresha cyane, icyangire. Aho ugeze bakwanga utazi impamvu bakwanze, nyamara hari uwo mbwiye. Na wa wundi wagiriye neza arakwanga, wa wundi wagiriye neza we akwitura inabi, wowe wagurije ntago akwishyura, wowe wagaburiye wowe ntago yagira icyo aguha. Icyangire, kugirirwa nabi, aho ugeze hose bakugirira nabi. Hari ibintu abantu bibwira yuko wenda kubura umukristo, kubusenga, abantu bose bagomba kukugirira nabi. Hoya, hari itotezwa rizaba ku bana b'Imana bitewe n'ubutumwa bwiza, ariko hari n'itotezwa ryaje mbere y'igihe. Abadayimoni ahubwo baguteza n'utakwiye kukugiraho ikibazo akakikugiraho. Umugore wawe akwanga nta mpamvu, umugabo wawe akwanga nta mpamvu, abana bawe bakwanze nta mpamvu, abavandimwe bawe bakwanze nta mpamvu. Umurozi utazi araza akakuroga, umupfumu utazi arahuruduka akaza akakugirira nabi. Izo mbaraga z'umwijima rero nta kindi, ni imyuka mibi, bigomba kuvaho mu izina ry'Umwami Yesu. Impanuka zidashira, ibyago bidashira mu rugo rwawe, icyo nta kindi, ni imbaraga z'umwijima, ni imbaraga z'umubi. Ariko izo mbaraga z'umwijima zigomba kuva ku buzima bwawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Umugabo umwe yarimo yiga muri kaminuza mu Bwongereza, ageze ku rwego rwa PhD. Noneho umunsi umwe ajya gusenga, ahageze umukozi w'Imana barasenga, bageze hagati, umwuka w'Imana yereka uwo mukozi w'Imana ubuzima bw'uwo mugabo. Aramubwira ati, mugaragu w'Imana, hari imbaraga z'umwijima zikurihuga kano, zitifuza yuko urangiza amashuri yawe, ukwiye guhaguruka rero imbaraga z'umwijima ukazirukana. Uwo mugabo rero arangije arabisuzugura. Uwo mugabo yumva ko hari bamubeshya, yizeraga ko hari abadayimoni batabaho. Avuga ati, ngewe narize, nakoze ubushakashatsi, nta hantu ndabona abadayimoni mu bushakashatsi bwanjye, rero ibyo ni ibinyoma. Umugabo aragenda akomeza amasomo ye. Noneho umunsi yagombaga kudefanda, kuko iyo ugiye kudefanda urumva barimo baraza ukavuga ibyo wakoze, wamara kubivuga bakakubaza ibibazo, bamara kukubaza ibibazo wabisubiza neza, ubwo nyine ugakomeza. Harimo umwe mu barimu aramwitegereza, mu gihe cyo kubaza ibibazo aramubwira ati, ngiye ntago nkubaza ibibazo byinshi, ndakubaza ikibazo kimwe gusa, kimwe rudori. Ndagira ngo umbwire type y'ubushakashatsi bwawe, ndagira ngo umbwire insanganyamatsiko y'ubushakashatsi bwawe. Umugabo areba hejuru, ya nsanganyamatsiko yarayitekereza iramunanira. Ubushakashatsi amazemo imyaka inakora ntago yari yarafashe mu mutwe insanganyamatsiko yabo. Abandi babaza ibibazo bigiye bitandukanye, wa mugabo bamugeraho akamubwira ati, ubushakashatsi bwawe bujyanye n'iki? Umugabo imbaraga z'umwijima zari zaramuzubaje, ntiyawufata neza mu mutwe. Ibintu byose arabifata, ariko kandi koroshye kabanza.
arakamwibageza. Wa mwarimu aramwitambika, bamaze kumaza ibibazo bakora akanama kari bwemeze niba ari bubone diplome cyangwa atari buyibone. Wa mugabo wamubazaga cya kibazo cy'insanganyamatsiko yakozeho aravuga ati uyu muntu utazi n'ibyo yakoze uko byitwa, uyu ngo ntaho twamuha diplome. Ngo kuko umugabo yabuze diplome, yarasohotse yirukanka ajya kora wa mukozi w'Imana, aramubwira ati byuka, cya kintu wambwiye kimagaze vuga kanu cyampagazeho koko. Undi ati byagenze bite? Ati cyampagazeho, cyambujije kubona diplome. Muvandimwe rero, uyu munsi hari ikintu cyaguhagaze vuga kanu igihe kirekire, hari ikintu cyagutoteje igihe kirekire, hari ikintu cyakubabaje igihe kirekire, ariko uyu ni umwanya wo kugira ngo kikuveho mu izina rya Yesu. Abanyamadini bakomeje kutubwira utugambo twiza, abanyamadini bakomeje kuturyoshya. Uyu munsi barakubwira ati humura bizagenda neza, ariko umaze imyaka 10 ntibiragenda neza. Barakubwira ati humura uzashaka, umaze imyaka 10 ugiye gusaza udashatse. Uri umukobwa ugiye kujya muri menopause, uri umusore ugiye kuzana imvi n'uruhara. Ubukene ni bwose. Bahora bakubwira ati humura bizagenda neza. Ryari igihe cy'utugambo cyararangiye inshuti zanjye. Igihe cyo gutegereza ibidashoboka cyararangiye. Igihe cyo kuba mu madini atubeshya cyararangiye mwene data. Igihe niki kugira ngo twirukane imbaraga z'umubi zibasiye ubugingo bwacu. Igihe niki kugira ngo twirukane imbaraga z'umwijima zatwibasiye, imbaraga z'umwijima zahagurukiye kudutoteza. Igihe niki cyo kuzirukana mu izina rya Yesu. None abadayimoni twabirukana dute mu buzima bwacu? Abadayimoni twabirukana dute? Mwene data, intambwe ya mbere yo kwirukana abadayimoni ni ukwakira umwami Yesu nk'umwami wawe n'umukiza wawe. Nta handi ho gukirizwa hahari, ni muri iri zina gusa ry'umwami Yesu Kristo. Haleluya! Nta rindi zina abisi bakirizwamo uretse izina ry'umwami Yesu Kristo. Izina ry'umwami Yesu ni umunara ukomeye, umukiranutsi ahungiramo agatabara. Muvandimwe unteze amatwi, iri zina nkubwira nzi ibyo ryankoreye, nawe nkubwira inkuru mbarirano, nawe nkubwira inkuru mpimbano. Reka ntago ari uturyohera amatwi ndimo nkubwira. Icyo umwami Yesu yankoreye ndakizi, kandi uyu munsi wa none umwami Yesu yiteguye kugukora ibirenze ibyo. Haleluya! Indi ntambwe yindi ukeneye no kwihana ibyaha byawe. Reka nkubwire, nta kindi kibaho kirabura abadayimoni binjiramo baza kutugirira nabi ni ibyaha. Ibyaha byawe bwa busambanyi n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Ndetse abadayimoni baninjira mu byaha bya karande, gukiranirwa, kwa kujya mu barozi, kwa kujya mu bapfumu, kwa guterekera, kwa kubandwa. Iyo ibyo bintu birangwa mu muryango wawe, mu buzima bwawe haba harimo irembo rigari abadayimoni binjiriramo. Ijambo ry'Imana mu rwambere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 haranditse ngo nitwatura ko turabanyabyaha tukihana, Uwiteka akiranukira kutubabarira, aratubabarira akaduhanaguraho gukiranirwa kose. Uyu munsi mwene data ukwiye kuza imbere y'umwami Yesu ukamwinginga imbere y'intebe y'imbabazi kugira ngo akwezeho ibyaha byawe byose. Umwami Yesu nakweza ukabicyari mwe gihe, imyuka y'abadayimoni izahunga. Icya gatatu ukeneye no gushira ubwoba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twareba mu mwuka w'ubwoba, ahubwo twareba ngo urukundo, imbaraga ndetse n'umutima ushikamye. Umutima ushikamye ugomba gushirika ubwoba. Abadayimoni baratsinzwe, nubwo yawe Satani mwenyewe nta kintu yagukora uri muri Kristo Yesu. Iyo uri muri Yesu ubu uri mu gihome gikomeye mu izina rya Yesu. Ugomba gushirika ubwoba rero, ntugomba gutinya abarozi. Reka nta kintu bagukoraho uri umwana w'Imana. Dayimoni yabonye kuri umunyabwoba agufata bugwate. Buri imbwa niko zikora, imbwa ikubonye ikabona rimura uratitira, imbwa irakuruma. Abadayimoni nabo ni nk'imbwa. Ugomba gushira ubwoba mu izina rya Yesu. Ugomba gushira ubwoba mu izina rya Yesu. Haleluya! Mwene data, uyu munsi wa none ndagira ngo urukane umwuka w'ubwoba ku buzima bwawe. Ndagira ngo wature uvuga uti umwuka w'ubwoba ndakwirukanye mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubwoba ndakwirukanye mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubwoba ndagutegetse mu izina rya Yesu. Va mu bugingo bwanjye,
ntago narebanywe umwuka w'ubwoba, ntago narebanywe umwuka unshyira mu bubata bw'ubwoba. Niyo mpamvu dayimoni bwoba ndakwirukanye nonaha mu izina rya Yesu. Haleluya. Ikintu cya kane ukwiye gukora ni ukumenya yuko ufite ubutware muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 10 umurongo wa 19 haranditse ngo dore bahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo ndetse n'imbaraga z'umwijima uko zaba zimeze kose. Mwene data, umwami Yesu yaduhaye ubutware. Wari ubizi? Abantu benshi biringiye mu bapasiteri, abantu benshi biringiye mu ba bishop, harimo n'abatega indege bakajya hirya no hino, ariko ubutware ubufite muri Yesu. Uyu munsi icyo usabwa ni ukumenya uwo uriwe muri Yesu. Wowe neza amatwi ndakumenyesha ko ubutambyi bwararangiye, nta barewi bagihari, nta muntu uzagutambira ibitambo gihari. Uyu munsi nawe ufite uburenganzira bwo kwigererayo. Uyu munsi Yesu agutegeye amaboko nawe wakigererayo. Ijambo ry'Imana muri Matayo 18:18 dore mbahaye ubutware, icyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizagihambirwa, nicyo muzahambura mu isi no mu ijuru kizagihambuwe. Uyu munsi rero wa none, nyuma yuko wihannye ibyaha byawe, nyuma yuko watuye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukwiye kugendera mu butware nk'umwana w'Imana ukirukana ikibi. Abadayimoni ni ukubirukana nta kindi mu izina rya Yesu, nta kindi cyera kirabura. Bariya babirukana nta bundi bufindo bafite, nawe wabikora. Icyo bafite cyonyine ni ukwizera, ni ukwizera mu izina ry'umwami Yesu. Kandi nawe iryo zina warihaweho ububasha, nawe urifiteho umugabane. Uri umwana w'Imana. Niyo mpamvu rero cya kindi cyakubabazaga amanywa nijoro, cya kindi cyagutotezaga, ugiye kukirukana mu izina rya Yesu. Haleluya. Imbaraga z'umwijima, imbaraga z'umubi, imbaraga zanduye z'abadayimoni, ndagutegetse ngo uva mu bugingo bwanjye mu izina rya Yesu. Ngira igisengesho ukwiye gusenga. Imbaraga z'umwijima zagutotezaga, imbaraga z'umwijima zakubabazaga, imbaraga z'umwijima zakugiriraga nabi, ugiye kuzibwira uti imbaraga z'umwijima, imbaraga z'umubi, imbaraga z'abadayimoni, muve mu bugingo bwanjye mu izina rya Yesu. Muvemo, muvemo, muvemo nonaha, muvemo nonaha, muvemo nonaha, muvemo nonaha, muvemo mu izina rya Yesu. Mwene data, igihe wababajwe kirahagije, igihe imyuka mibi yagutotereje kirahagije, igihe abadayimoni bakubabaje kirahagije, igihe cyo gutabarwa n'uyu munsi. Myuka mibi, myuka y'abadayimoni itoteza ubugingo bwanjye, itoteza imibereho yanjye, ndagutegetse ngo sohoka mu izina rya Yesu. Twababajwe kenshi, abapfumu badufatiranye kenshi, inkozi z'ibibi zadutoteje kenshi, ariko igihe kirageze ngo duhagarare mu butware twahawe na Yesu. Twirukana ikibi mu izina rya Yesu Kristo, twirukana ikibi mu izina ry'umwami Yesu, twirukana ikibi mu izina ry'umwami w'isi n'ijuru, ubundi twitwikiriza amaraso ya Yesu. Bavandimwe, abadayimoni barahatiriza, abadayimoni barashinyiriza. Uyu munsi ushaka kumwirukana ntagende, uyu munsi ushaka kumwirukana akagaruka, uyu munsi ushaka kumwirukana akaba yava mu kuboko akajya mu kuguru, akaba yava mu mutwe akajya mu gituza. Nawe ugomba guhozaho ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani azabahunga, murwanye Satani azabahunga, mwegere Uwiteka nawe azabegera. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana muri Yesaya 41 umurongo wa 10 harambwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukenuka kwanjye. Ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka ni umwami Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubona ngo umwami Yesu yicaye hejuru y'ibikomangoma, yicaye hejuru y'abatware, yicaye iburyo bw'Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Uyu munsi rero abadayimoni bazanye kugutera ubwoba, abadayimoni bazanye kugukanga. Cya kindi cyakubazaga amahoro, cya kindi cyagutotezaga, kimwe cyagutezaga uburwayi, ugiye kugitegeka kive mu bugingo bwawe mu izina rya Yesu. Uwiteka mubyeyi mwiza, ndakwinginze ngo umuntu wese unteze amatwi umutabara. Umuntu wese uramuzi mwami, uratuzi kuko ijambo ryawe nambwira ngo ijambo ryawe ribasha gutandukanya umwuka n'ubugingo. Ijambo ryawe ni inkota ityaye, niyo mpamvu nkwinginze ngo inkota yawe irimbura ikibi cyahagurukiye kuturwanya. Inkota y'Uwiteka irimbura imbaraga z'umubi, irimbura imbaraga z'umwijima, irimbura imbaraga z'abadayimoni zahagurukiye gutoteza abana b'Imana. Izo mbaraga zipfe nonaha, izo mbaraga zipfe nonaha mu izina rya Yesu. Mwene data, ugiye kubwira kimwe cyakubuzaga amahoro, kimwe cyagutotezaga, kimwe cyakugiraga nabi, ukibwira uti uri umunyabinyoma,
uri umunyabinyoma, sohoka ugende mu izina rya Yesu. We mbaraga mbi z'umwijima, we mbaraga z'abadayimoni, we mbaraga zanduye wangiriraga nabi, uri umunyabinyoma, uri umunyabinyoma, uri umunyabinyoma, uri umunyabinyoma, sohoka ugende mu izina rya Yesu. Wowe uri kunyumva urabizi neza ikibazo umaze igihe ufite. Warirukanse wagiye mu madini warayamaze, bamwe bagiye no bapfumu aho kugira ngo bikemuke birushaho kuba bibi, ariko uyu munsi ndakurangira aho wakirira, ni muri Yesu. Ni muri Yesu wakirira. Nta mupfumu wagutabara ngo ajye cyakumarira. Abapfumu n'abicanyi, abapfumu n'abagizi ba nabi, abapfumu n'abarozi, niba wanajyagayo ntuzasubireyo, ahubwo ngwino aho ugomba gukira, ni ku mwami Yesu. Ni ku mwami Yesu, ni ku mwami Yesu, ni ku mwami Yesu, nta handi ho gukirira, ni ku mwami Yesu. Reka kwizerera mu bantu, wizere mu bantu kera, wizere mu bantu kenshi, wakomeje kwiringira mu bantu kenshi ariko baragutenguye. Wizere mu bapasiteri n'abapadiri, nta kintu byakumariye. Urushaka rwawe ruri kugenda rugupfapfanyira urureba, akazi kawe karapfapfanyura akareba, ntacyo ukora ngo gikunde, kandi utanga icya 10, utanga amaturo, utanga ibyo bagusaba byose, ariko umerewe nabi. Nukubera yuko utamenya aho gukira hanyaho, ni ku mwami Yesu. Haleluya. Rozo bo makana bayimya. Uyu munsi rero ugomba gutabarwa. Igihe twategereje kirahagije, igihe twababajijwe kirahagije. Abadayimoni badutoteje kenshi, abadayimoni batubabaje kenshi, abadayimoni batwishimye hejuru kenshi, ariko igihe kirageze ngo bagende. Ikintu cyatumye dayimoni akugumamo nta kindi, nuko utamenye uburenganzira bwawe, nuko utamutinyutse. Nuko utamutinyutse. Umurozi ukuroga nuko utamutinyutse. Niba uzi n'izina rye, mubwira uti wowe kanaka uza kungira nabi, ndagutegetse ngo kwira imishwaro mu izina rya Yesu. Igihe cy'ubwoba cyararangiye inshuti zanjye. Igihe cyo gutega amatama ngo abadayimoni bagukubita cyararangiye. Ahubwo ugomba kurwana intambara nziza nkuko Pawulo bitubwiye. Intambara zo mu mwuka. Jya mu nzu yawe ufunge, upfukamira Imana yawe, maze urebe ngo urabona ibitangaza ku bugingo bwawe. Bavandimwe rero, Uwiteka Imana yacu ni umubyeyi kandi yiteguye kudutabara, yiteguye kutugirira neza. Ndakwingingira kugira ngo uhaguruke kurwanya ikibi, ndakwingingira kugira ngo uhaguruke kurwanya Satani nawe azaguhunga. Uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga riti ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukenuka kwanjye. Iri somo ni ribi byiringiro byawe, riri gutera akanyabugabo ko guhaguruka ukarwanya ikibi, nacyo kizaguhunga. Muvandimwe, Uwiteka kugirira neza, Uwiteka kube hafi, ni mu izina rya Yesu Kristo ngusabiye kandi nezerewe. Amen. Wari uneze amatwi rero, andika muri comment uti amen. Uwiteka kugirire neza mu izina rya Yesu. Shalom.